Ndagushuje inshuti mukunzi wowe ukurikiye ino video, wowe wabashije gufungura ino video ukaba ugiye kuyikurikirana, uhawe ikaze kuri channel yacu ya YouTube yitwa Inkuru Ishimishije Official, kandi ndakurarikira gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Tuzajya tugenda tungurana ibitekerezo byinshi, turebera hamwe ibyaduteza imbere, ari mu by'umwuka ari no mu by'umubiri. Uyu munsi rero tugiye kuganira amagambo meza, ariko mbere y'uko tuyaganira mureke tubanze turirimbe iboneka mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana z'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Tubanze turaririmba igice kimwe no gusubiramo ubundi dusenge. Indirimbo iravuga ngo ashobora gukiza. Ashobora gukiza mu byamamaze hose, ashobora gukiza umwumvira wese, akamwarura mu muriro ugurumana. Yesu ashobora gukiza ushaka wese, ashobora kugukiza no kukurokora ubu. Mwene data numwizera azagukiza. Twicishe bugufi dusenge. Urakoze Mana yacu kubona tugihumeka umwuka w'abazima, ni iby'igiciro kuri twebwe, kandi Nyagasani ni kubw'ububasha bwawe, ntago ari kubw'ububasha bwacu kubona tugihumeka umwuka w'abazima. None nyagura ku ngoma umuririmbyi yararimbye ngo ushobora gukiza, natwe kandi turabyizeye ubasha kudukiza. Yesu uzugenderera imitima yacu, udukize indwara z'umubiri n'iz'umwuka, kandi ababasha gukurikira iki kiganiro bose ubakirize muri iri jambo tugiye kwiga. Ubuntu n'amahoro bikomeze kubana natwe, tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Uyu munsi rero tugiye kwigira amagambo meza aboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 9 umurongo wa 20 kugeza wa 26. Aya magambo aboneka mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 9 umurongo wa 20 kugeza wa 26, tugiye kuyigira hamwe mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima. Bagerageje kuyavugaho barayarambura, kandi ntekereza ko bibasha kudukiza. Igitekerezo kiravuga ngo yamukozeho afite kwizera. Batangiye batubwira ngo umugore w'umukene yamaranye indwara imumereye nabi. Uwo mugore yamaranye indwara imyaka myinshi, yari yaragurishije utwe twose yaratumariye ku baganga bamubwira ko atazakira, ariko yumvise iby'umuganga ukomeye, aribwira ati icyampa ngo mbashe kuvugana nawe byonyine nashobora gukira. Kristo yari mu nzira agana kwa Yayiro, umwigisha mukuru w'Abayuda, ubwo yari agiye gukiza umukobwa we. Igihe yariho agenda, anyura mu kivunge cy'abantu bamuniganiraho impande zose. Umukiza yageze iruhande rw'umugore wari ufite umubabaro. Uwo mugore yari yaragerageje uko ashoboye kose ngo agere aho Umukiza ari, ariko ntiyabishobora. Ubwo rero yari yabonye uburyo bwo kumugeraho. Kubwo gutinya ko yavaho asubiriwe ntacyo amumariye, uwo mugore akomeza kwatanya yibwira ati ninkora ku mwitero we byonyine ndakira. Kristo yari azi iby'uwo mugore yibwira byose, maze bituma amufasha gusohoza ibyo kwizera kwe. Kristo yari azi ko uwo mugore ashaka kumukoraho kuko yari afite kwizera. Uwo mudamu yari afite kwizera yuko nakora kuri Kristo gusa arakira. Yizeraga ko nanakora ku myenda ye gusa arakira. Kristo nawe yabaye nk'umworohereza ko yari yamaze kumenya icyifuzo cy'uwo mudamu, nawe amworohereza kugira ngo amukoreho.
Uwo mugore wari unezerewe yifuje kubona uko yashimira Yesu, ariko aratinya. Uwo mugore yaratinyutse aragenda akora kuri Kristo afite kwizera, maze uburwayi yari amaranye imyaka myinshi bubasha gukira, maze agerageza kwiyifura ngo ave mu bantu. Ako kanya Yesu arahagarara, arahindukira, areba abantu, arababaza ati, ninde unkozeho? Uwo mudamu yakoze kuri Kristo afite kwizera, maze arakira. Amaze gukora kuri Kristo afite kwizera, Kristo yamenye ko hari umuntu umukozeho. Yamenye ko hari umuntu umukozeho kuko yumvise hari imbaraga zimuvuyeho zigiye gukiza uwo muntu. Umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo witwaga Petero amubaza agira ati, urabona abantu bagukikije uko bangana kandi bakubyiga, nawe ukarushya ubaza ngo ninde ugukozeho? Yesu arakomeza ati, hari uwankozeho kuko numvise imbaraga imvuyemo. Yabashaga gutandukanya umuntu umukozeho afite kwizera no kumukoraho gusanzwe kw'abantu babyigana. Abantu bari bateraniye aha bagiraga gutya bagakora kuri Yesu kubw'impanuka, ariko nta kwizera bafite. Ariko uwo mudamu amaze gukora kuri Kristo, Kristo yarabimenye, abasha gutandukanya umuntu umukozeho kubw'impanuka n'umukozeho afite kwizera. Imana yagombaga guheshwa ikuzo n'ubuhamya bw'uwo mugore wari unezerewe. Uwo mugore ntiyari akwiriye kuyoberwa ko Umukiza azi iby'umubabaro we cyangwa se ko yemeye kwizera kwe. Nicyo cyatumye Umukiza akomeza kubaza umukozeho uwo ari we. Uwo mugore abonye ko atagishoboye kwihisha, aza imbere atengurwa, asuka amarira y'umunezero, abwira Yesu ko akiza uburwayi bwe bwose. Yatinyaga ahari ko gukora ku mwambaro wa Kristo ari ikizira, ariko Yesu amusubizanya urukundo ati, mukobwa wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Natwe ahari tujya dukunda gukora ibyaha, tukaba twashayisha, tukumva ko gukandagira mu nzu y'Imana byaba ari ikizira kuri twe, cyangwa se kwegera ahavugirwa ijambo ry'Imana cyaba ari ikizira kuri twe. Ariko muntu wumva warashayishije mu byaha, wumva ko ubabajwe n'ibyaha wakoze, ukumva ukeneye nawe Kristo, musange ufite kwizera, aragukiza kandi arakwakira uko uri. Arakwakira nk'uko uyu mudamu yamukozeho amaranye imyaka, uburwayi bwe yari afite yari abumaranye igihe kinini, ariko yegera aho Kristo yari ari, yamukoraho afite kwizera. Turakomeza dusoma. Amaze kumenya ko nta futi yagize rikwiriye kumutera ubwoba, arushaho kunezerwa. Uwo mudamu amaze gukora kuri Kristo, nyuma yo kugira ubwoba, ariko kuko Kristo yamugaragarije neza n'urukundo, abasha kumenya ko kuba yakoze kuri Kristo nta futi yakoze, maze aranezerwa. Mu by'iyobokamana gupfa gukoraho bitandukanye no gukora umuntu afite kwizera. Mu by'iyobokamana gupfa gukora kuri Kristo no kumukora ufite kwizera biratandukanye. Kwizera ko Kristo ari umukiza wabo ku isi byonyine ntibishobora gukiza umuntu. Kwizera ko Kristo ari umukiza w'abari ku isi byo gusa ntabwo byagukiza. Kwizera guhesha umuntu agakiza si ukwemera ukuri k'ubutumwa bwiza gusa. Kwizera nyakuri ni ugutuma umuntu yakira Kristo nk'umukiza we koko. Imana yatanze umwana wayo kugira ngo niba mwizera ntarimbuka, ahubwo mpabwe ubugingo buhoraho. Nk'uko biboneka muri Yohana igice cya 3:16 avuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mbeshwaho no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira, nk'uko biboneka mu Bagalatiya igice cya 2:20. Abenshi bafata kwizera nk'ikintu cy'ukuri kiri aho gusa. Kwizera guhesha umuntu agakiza ni uburyo butuma abakiriye Kristo bifatanya n'isezerano rituma bagirana isano n'Imana.
Kwizera gushyitse ni imbaraga y'ibyiringiro bihesha umuntu ubushobozi bwo gutsinda, kandi ubwo bushobozi butangwa n'ubuntu bwa Kristo. Kwizera kurusha urupfu imbaraga. Abarwayi baramutse bizeye umuvuzi ufite ubushobozi, twabona ingaruka zitangaje mu buzima bw'umuntu, haba ku mubiri cyangwa se ku mutima. Iyo dufashe ababaswe n'ingeso mbi, aho kubereka aho biruka bajya kurimbuka, tujye tubereka Yesu. Ibyo byabunganira kuruta inkeke y'iterabwoba ry'imva ihora imbere yabo. Mbega igihe tubonye abantu ari abanyabyaha, cyangwa se natwe igihe twiyumvishemo uburyo turi babi, tugiye gusanga Kristo dufite kwizera, kuko atazabasha kutwirengagiza. Nitwizera Kristo tukamusanga, azatubabarira nk'uko yababariye uriya mudamu wari umaranye uburwayi imyaka myinshi, ariko yasanze Kristo afite kwizera, aravuga ati ninkora kuri Kristo gusa ndakira. Natwe nidusanga Kristo tukamwereka ububi bwacu, tukamubwira twizeye ko abasha kudukiza, Kristo azadukiza ububi bwacu, kandi Kristo abasha no kudukiza indwara zacu z'umubiri. Abasha kudukiza indwara zo mu by'umubiri, ndetse yabanje kudukiza n'uburwayi bwo mu by'umwuka, aribwo bunyacyaha bwacu. Umuntu ukurikiye ino video ndakurarikira gusanga Kristo kuri umunyabyaha uko uteye kose, Kristo azakwakira agukize. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabararikira gukora subscribe kuri no YouTube channel yitwa Inkuru Ishimishije Official, kandi ndabasaba kugira ngo mukore like, mukore na comment. Ufite ikibazo cyandike munsi y'ino video akore comment, tuzabasha kukiganira nabwo, tugende tugisubiza mu bindi biganiro byacu tuzagenda tugirana uko iminsi izagenda irushaho kuza. Uko bizagenda birushaho kugenda neza, tuzagenda twungurana ubumenyi. Murakoze. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.